biriya nibyo biri muri izi mpapuro cyane rwose, kandi yambwiye ko ari ngomba kuziguha ukazazirinda nawe ntuzankoreshe amakosa akazagira ibiki akazazereka undi muntu. kiraza ubwenge mungu aranunguye ntabwo numva ko ibintu bibika bimeze gutya cyane rwose. iyi makaye kamaro ubundi ko ufite amafaranga waretse tugashaka ubukomisiyoneri ukagura indi nzu iri ukayireka kuki nyine ubona uyitinzeho cyane urumva umugabo wawe yayigutumye nawe wabuze amahoro wayiretse inzu tukagura rega nanjye navugize pe akiroze nyine ku mugabo wanjye yambwiye ngo nzakora igishoboka cyose nguri iyo nzu ngo amateka ariko amateka Jojo iriya nzu ibamo icyumba najya ngeramo. kuki ushaka kuvuga ko ibamo icyumba cy'ibanga gihora gifunze se? gihora gifunze yewe n'umugabo wanjye arabimbwiye nyine ngo sinemere kukigeramo. Iki gihe cyose umaze hariya ntabwo icyo cyumba urakigeramo, ntabwo uzi ngo kirimo iki, ntabwo uzi ngo bigenda bite, gikorerwamo iki, habamo nde, bigenda bite. Numva bitanshishikaje nanone. Okay. Niba ari icyo mpamvu niba ari ikisimbizi. Reka tureke kubitekereza ibintu biri birushaho gusanga nta n'ikintu kibi kibera muri iki cyumba, ahubwo ugasanga nyine ari yo connection iri hagati y'umugabo we n'iyo nzu. Ushobora gusanga ariyo mpamvu nyine adashaka ko abantu bavogera iyo nzu cyangwa bayimutwara. Kugira ngo inzu isubirane n'umugabo watekane anakubonemo umugore w'intwari abone ko akoze ibishoboka byose. Ugiye kubwira ijambo nsaba imbabazi. Yanyemereye ko muvugana, yambwiye ko adashaka gusubira iwe ngo umugore we ntago ashaka kubona akavuyo n'akaduvayo. Yanyemereye ko muvugana. Nyambo wirengagize buri kimwe cyose, atontoma mocha hebebe ibyo avuga byose. Amahoro y'Imana bane nawe wowe wahisemo kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Iyi ni Big Game Empire. Njyewe uri kumva ni Gaseye Muzehe Kongomani ndabongwa na bose. Nk'ibisanzwe rero tuba tugurutse muri cya kiganiro cyacu cya contract, dore ko ibintu bigeze ahantu heza cyane nawe ubwawe uba uri kwibaza ngo bigiye kuba byagenda bite. Tumaze kumenya icyumba kibanga kiri mu nzu ya Kiramani na Nyambo. Nyambo atigeze ageramo, wakibaza ngo icyo cyumba ni ikiri ngiki, ese cyaba kibitsa yahe mabanga akomeye cyane cyatumye inzu bayigurisha maze Kiramani akagira ubwoba. Twamaze no kumenya yuko Nyambo yatangiye kujya gusaba uwo yimye. Mu buzima bwa buri munsi burye ikintu kigora umuntu no kujya gusaba uwo yimye cyangwa uwo yahemukiye akajya kumusaba ubufasha. Ariko twirengagiza yuko isi ari gatebe gatoki. Nge mbahaye ikaze ndi Dr. Chef Gaseye nk'ibisanzwe. Aho uherereye hose uri mu majyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, Iburasirazuba n'Iburengerazuba hose, turabasuhuje amahoro y'Imana bane nawe. Wowe wakoze subscribe turagushimiye kubera yuko nuri umusanzu ukomeye cyane watweretse. Nawe utarayikora yikore kugira ngo tukomeze tubane mu bindi biganiro bitandukanye. Woherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ukaba uri kutwumva uri Burayi cyangwa uri ku mugabane wa Aziya n'ahandi hose hatandukanye cyane, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, nawe turagusuhuje. Aho uherereye Imana ikomeze bane nawe, ikomeze guhaza ibyiza. Reka dutangire twanzeka gutya. Ubundi gusaba uwo wimye ni ikintu cya mbere gikomera cyane, kandi ikindi kintu kigora cyane ijambo mbabarira ku muntu wimye cyangwa ijambo mbabarira rishoborwa n'abakeya. Ubundi bavuga yuko intwari iba yarakoze ibintu bitangaje kandi by'indangarugero, binakomeye binahambaye cyane bitakorwa na buri wese. Ariko burya intwari mwisi nibasha kuvuga ati ijambo mbabarira, kuko kwicisha bugufi si ibya buri muntu, kubera yuko umuntu wese aba yumva ko yakagombye kubahwa. Noneho gusaba uwo wimye biba bibona yuko ugiye gusuzugurwa cyane. Ariko icyubahiro ni ikintu kigukandamiza kikagukoroniza kigatuma hari byinshi cyane bipfa. Ibi bintu byose mbivugiye ku mukobwa bita Nyambo cyangwa ku mugore wa Kiramani Nyambo wahemukiye Nsabi akagenda kurikiye amafaranga. None ubu ngubu isi kaba yicuritse, amafaranga Nsabi akaba yafite, mu gihe Nyambo ibintu bye byose biri kugenda bishira. Ngo ntabyera ngo de urukundo yagiye akurikiye ruherekejwe n'amafaranga, nk'uko nabibabwiye mu biganiro mu gihe Nsabi yari amaze kuba ari mu mubabaro. Nababwiye yuko Nyambo azisanga umunsi umwe ari gusaba Nsabi kubera yuko Imana uko ihora ihoze. Baravuze ngo
gato gato cyangwa ruto ruto ni rwo rugendo. Umuntu yaravuze ngo gahoro gahoro inyoni yiyubakira icyare. Nsabi yagenze gakeya, Imana yumva amarira yiwe maze kuyabona iramushumbusha mu mugore mwiza kandi ufite n'amafaranga. Mu gihe Nyambo nawe yagiye ku mugabo, tuvuge n'umugabo mwiza ufite ahahise hiwe habi cyane. Yari afite amafaranga, afite n'inzu nziza, afite icyubahiro cy'amafaranga n'igitinyiro. Ahantu hose yagiraga baramutinya, bo bamenyaga ngo ni Kamiro uhageze, bavugaga yuko barangiye. Ariko ubu ngubu ameze nk'imbeba. Nibivuga gutyo wari intare ntago ari gutinywa. Impamvu mbivuze gutyo, bajya bavuga ngo intare yapfuye irutwa n'isazi nzima. Nimbivuga gutyo ntago nzaba ndi kugira indaba mvuze ijambo ribi cyangwa ntukanye, ahubwo ni ukubera yuko uwari intare aka kanya cyangwa uwahigaga nawe yamaze kuba umuhigo. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko isi imaze ko igutwara uko ibishaka, ariko ikazagukatisha umunsi umwe ukisanga aho watangiriye. Bivuze ngo aka kanya ubuzima ndetse n'icyubahiro cya Kiramani n'amafaranga yiwe biri mu maboko ya Nsabi. Wa Musabi bahemukiye bakamwaka umugore ku mafaranga, ubu nawe bari kugenda bamusaba ngo tubabarire uduhe inzu yacu turenzeho izindi miliyoni. Uruvuze ngo Nsabi afite ishingiro ryo kuvuga ati ngewe inzu yanjye murakuba nkubire 2 miliyoni. Nimba yariguze miliyoni 50 akayikuba bakamuhereza miliyoni 100. Bivuze ngo ashobora no kuvuga ngo umugore wanjye bamutwaye kuri miliyoni 70 mu cyumweru kimwe. Ubwo nimba inzu yanjye mugiye kwimaramo imyaka myinshi, nimufate miliyoni 70 mugikube n'imyaka 30. Mwumva amafaranga Nsabi yabaca. Ubu buzima bwa Nyambo ndetse n'icyubahiro cya Nyambo cyo kwitwa umugore w'umugabo ufite amafaranga biri mu biganza bya Nsabi. Kandi biri mu biganza bisa n'isaha Nsabi yarekura bikagwa hasi byose bikameneka. Bivuze ngo Nyambo arasabwa guca bugufi, nubwo umutima we utamwemerera gucira bugufi Nsabi bitewe nuko yamufataga nk'umutindi, umukene udafite icyo yakagombye kuba avuga. Yamufasha nk'umuntu udashobotse, dore yuko nyuma yaho yajyaga amuseka ngo yacyahura muri ya imyenda. Kuba ufite imyenda yawe wambara ntabwo bivuze ngo kubonye amafaranga uyasayisagure ngo ugure amatelefoni ngo ugure inuze. Amafaranga akorera yandi, amafaranga si ukuyambaramo no kuyarya. Mu gihe amafaranga agutunze nawe ugomba kuyatunga. Gutunga amafaranga ni ukuyazanira barumuna bayo. Impanga bavukiye rimwe, nimba ari za 5 zikazana za 5, abakuru babo nk'amadolari n'amayero. Ubwo turuvuga amafaranga y'amanyarwanda. Ni amafaranga rero nayo yabona ko yabaniye neza, yatunze neza, nayo akagutunga. Si ngombwa ngo amafaranga se n'umuntu, ahubwo amafaranga umuntu yakagombye kuba asa n'amafaranga, nabwo si ngombwa. Ahubwo amafaranga yakagombye gukora ibyo amafaranga akora, n'umuntu agakora ibyo umuntu agomba gukora, maze bigahuriza hamwe. Amafaranga n'umuntu bahuza imbaraga, ibintu bikagenda neza. Icyo Nyambo yibagiwe nuko umugabo yamukurikiye kubw'amafaranga, ntabwo yamukurikiye kubwo yari amukunze. Yamukurikiye kubw'ubukene n'ubutindi yari arimo bona Nsabi, ariko bwari bafite viziyo, dore ko bacuruzaga Imana ariko bamugisha mu bucuruzi bw'inkweto zabo, bakagira amangazini akomeye cyane acuruza inkweto. Ariko Nyambo bitewe nuko muri urumba w'amafaranga wari mwinshi, na n'ubu ngubu ntabwo aramenya yuko ibintu biri kumurangirana, yakagombye guca bugufi akabwira Nsabi akabahereza iyo nzu, dore yuko amaze kumenya yuko ari nk'icyumba kibanga, kandi icyo cyumba akaba aricyo kiri gutuma Kiramani atemera ko ari undi muntu wajyana inzu. Iki cyumba birimo byaba ari ibimenyetso bifungisha Kiramani, cyangwa akaba ari ibimenyetso bifungisha sendika yose maze igahirima. Ariko Kiramani akaba kiri kubarwanaho nubwo bo bari kumurwanya, dore yuko nyuma yuko ari muri gereza, Bobo yabonye impapuro zigomba kuba zamufasha. Muribaza ngo izi impapuro ziri iki? Burya iteka ryose ibimenyetso by'impapuro cyangwa ibimenyetso bindi ibyo ari byo byose bishobora kugufungisha cyangwa bikagufunguza. Aka kanya uribaza ngo izi impapuro zimaze iki? Ni ukuvuga ngo Bobo nawe ari kurwanya umutwe atazi imbaraga ufite. Azi ko ari kurwanya se, ariko ntabwo azi ko ari kurwanya abantu benshi cyane wasanga no muri leta barimo. Burya business zose zikomeye niyo yaba ari business mbi. Impamvu iba ifite imizi ikomeye nuko hari abantu baba bayicingira ikibaba. Wibuke yuko uyu mugabo Tayiga ari we papa wa Bobo, afite umupolisi ari nawe wafashe Kiramani, akaba ari nawe umufunze buri munsi umutocaringa. Uwo mupolisi ashyigikiye umugambi wa papa wiwe. Urumva ko Bobo we ntago azi ikibuga ari kurwanamo, ashobora kujyana agendesha amategeko n'abantu baziranye, ariko akibagirwa imbaraga ziri inyuma yiwe ziri kumurwanya. Sinzi nimba aka kantu uri kukumva neza. Ubundi uru rubanza cyangwa uru rugamba Bobo kurutsinda ni ukwigira nawe indyarya akabanza akagenda mu mujyo wa papa wiwe. Burya kwigira indyarya cyangwa kwigira injiji
kwigira umunyantege nkeya rimwe na rimwe ntabwo ari ubuswa ndetse si n'ubugwari, ahubwo burya bigufasha gukoregitinga amakuru yose ushaka kugira ngo ubashe kugera ku kintu. Ubundi kubana n'inshuti si ikibazo, nubwo inshuti yawe yaguhemukira nabwo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni wowe utaramenye yuko iyo nshuti yawe ari umuntu. Ubundi kamere ya muntu ni uguhinduka buri kanya, guhemukira abantu ndetse no kubakorera ibintu bikomeye cyane. Umuntu umuvugana ikintu aka kanya ariko mu kandi kanya akagihindura. Bivuze ngo kubana n'abantu rero bigusaba ko ubanza kumenya ko nawe uri umuntu, ukamenya ko izo karagiteri n'imico n'imyitwarire yabo yose nawe uyifite, ukamenya ko umuntu ari hejuru y'ikirere cyangwa ari ubugome bwe burusha ikirere. Ikirere aka kanya kiragushoka ko gifite izuba, mu minota nko guhumbya ukabona kikumanura, iyo imvura irakunyagiye kikananyagira rimwe na rimwe n'ibyo wanitse. Reka tuvuge uri umucuruzi ucuruza umuceri, ibishyimbo, soya ndetse n'ubugari, byose urabirekuye kubera ko ikirere cyakiri kuguhereza icyizere cy'izuba. Nyuma yaho ukibishyirambika hasi kandi uri wenyine udafite umwanya wo kuba wabona kuntu tubigira, imvura igahita ibigwamo byose, ubugari bukangika, wenda ibishyimbo bizongera bizuke ndetse soya bizongera zibe zaba nzima n'umuceri ube muzima, ariko bwa bugari burya burapfuye. Umuntu rero ubugome bwe burusha icyo kirere. Umuntu akwereka isura nziza kubera ko ari kugusekera, ariko nyamara yamara kujya mu mugongo wawe agatangira kukugira ibyuma. Umuntu akugambanira mwicaye akakujyana muri gereza cyangwa akakwica burundu ukavaho. Niyo mpamvu uyu mugabo Bobo yakagombye kubaza kumenya yuko ari umuntu, nubwo bavuga ngo ni umunyantege nkeya akagendera muri uwo murya agashaka amakuru. Ahari sinzi niba wowe uri kunyumva, nimba uhari indi nama wowe wahereza Bobo n'ukuntu yatwaye kwitwara mu rubanza cyangwa muri uru rubanza, muri urugamba arimo atazi imbaraga ari guhangana nazo. Ikosa yakoze ni uguhangana na papa wiwe. Irindi kosa ari gukora ni uko ari kwinjira muri business atigeze amenya ukuntu zatangiye. Ubundi kamere we yajyanye papa we mwize business ute, ni ibiki yamwigishije gukora? Na bya bindi bavuga ngo intoru yigisha guhamiriza ikakurusha gusimbuka. Uyu Nyambo nawe nibwo yakagombye kumenya ngo ndi kurwana nande, imbaraga afite. Kugeza kuri ubu ngubu Nsaba afite imbaraga, dore yuko afite umugabo w'umuzungu, reka tumwite umuzungu w'umukoresha amadolari, aho mpamvu nababwiye amafaranga bakeneye muri umuna wa yandi. Nyuma y'ibyo ngibyo Nsabi imbaraga ziwe afite aka kanya n'imbaraga zikomeye cyane, n'imbaraga agiye muri cyamunanira yanze akayigura. Bivuze ngo Nsabi ntago ari wa muntu. Ari niyo mpamvu Jojo ari kubwira Nyamba ati ica bugufi, nubwo umutima wawe utari kukwemeza gusaba imbabazi ariko we saba imbabazi. Icyo nicyo kintu yakagombye kugenderaho. Ntago nanyina ntababwiye ku rukundo, urukundo rw'umuntu bita Bijiyo bijya n'uwo bita Nyiranzayino. Mwakunze muri benshi cyane aba bantu iyo bahuye bitewe n'ururimi rwavukire rwabo, ibintu amavuta bayabyaye amata cyangwa amata bayabyaye amavuta. Nukuvuga ngo Nyiranzayino afite igitekerezo kimwe cyagiye gituma abakobwa benshi cyane bahera ku gushika cyangwa bahera mu rugo, kubera yuko ibyifuzo byabo n'ubwibone bwabo. Iyo ushaka kubaka ugabanya ubwibone bwawe maze ukavuga ati Mana ni wowe ukwiriye kundemera uwo tuzabana. Kuko Bibiliya itubwira yuko urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza ugukwiriye umuhabwa n'Imana. Urugo rwiza rwubakwa n'Uwiteka, ntabwo rwubakwa n'abantu. Uyu nawe ari mu bitekerezo by'uko azashaka abazungu, kubera yuko abazungu twese tuzi yuko muri Afurika cyangwa i Burayi ariho haboneka amafaranga bitewe n'agaciro k'amafaranga yaho riri hejuru. Nimba idolari rigeze ku 1440 cyangwa gitangiye kugera ku 5, mu gihe iyero riri kugera ku 800, bivuze ngo rero umuntu wese yakifuza kuba yajya mu ibyo bihugu, kubera yuko afite ibihumbi 10 aba afite hafi miliyoni zirenga 10 z'amafaranga y'amanyarwanda. Bivuze ngo rero impamvu n'ubwibone n'umururumba biri gutuma uno mukobwa yumva yuko atakunda umusaza cyangwa umugabo bita Bijiyo bijya bibanira mu rukundo rwabo, dore ko Bijiyo bijya nawe atari umukene, nawe afite ku mafaranga, afite amazu menshi cyane akodesha. Ubuzima bw'uno mukobwa nabwo bwahinduka, ariko bitewe n'ubwibone bwiwe no kwikunda, ariko yiyengagiza akaza akora yuko abantu benshi cyane ku ubuzima, abantu bita bahayize made baba basuzuguritse cyane. Ubundi mwino se njya mbwira abantu yuko abantu batatu bakora akazi gasuzuguritse banasuzugura, kandi ako kazi ariko karenze kakagombye kuba gahembwa n'amafaranga menshi. N'aba bantu bakurikira abakozi bo mu rugo, umukozi ukora mu masuku yaba ari mu mahoteli cyangwa mu mabanki n'ahandi hose, umusekirite. Aba bantu barasuzuguritse kurenza abayedi, kubera yuko umuyede agenda agakora inoti ya 5 akayicyura, mu gihe umukozi wo mu rugo abasuzuguye bavuga amamwita mpangara mbimene cyangwa n'andi mazina yose umumwita za Karyasi n'ayandi yose bagiye babahereza amazina agaragaza ko asuzuguritse.
cyane cyane ku izina rya risuzuguritse cyane, ariko ritagasuzuguritse bitewe n'uko umuntu wese nasanze ari kameze boyi cyangwa umuboyi. Ni ukuvuga ngo rero no mukobwa bishingiye no kazakora ntabwo yakagombye kuba afite ubwibone, ahubwo yakagombye kuba avuga yuko Imana imuhaye impano y'umugabo, niyo ataba ari mwiza ariko umugabo uzamufasha kubaho mu buzima butandukanye bwose. Bijyeho bijya mwababwe ko turi mu gika cy'urukundo. Nana, Mitsutsu ndetse n'umukobwa Betty ari wo mukobwa wa Bijyeho bijya. Ubundi uyu Mitsutsu yaje bavuga yuko atuzuye nta bwenge afite, bamusuzugura. Nyuma yaho Imana iza kugaragaza yuko ari umuntu nawe wakagombye gukundwa, kandi kuko nibyo birangira kunze Nana. Nyuma yaho yari yakunze Nana ari no mu rukundo n'umukobwa wa Bijyeho bijya, ariko bije kurangira urukundo rwa umukobwa wa Bijyeho bijya na Mitsutsu rumaze gufata indi ntera. Dore nyuma yuko Nana nawe bitewe n'umururumbo w'amafaranga yanze Mitsutsu kubera yuko ari umusore bakundanaga wabaga muri Kenya, yumva ko uwo musore afite amafaranga, ariko ntiyamenya yuko ibihugu byo hanze ushobora kuba biriyo tukamenya ko umeze neza ariko utameze neza. Ikiza burya mujye mufata ibitaha, mufate n'ibyo mubona bya buri munsi, ibyo Imana yakugeneye n'ibyo ngibyo. Reka mbabwire ko iki kiganiro nangisoreje, naho mu bindi biganiro by'ubutaha ariko ndakubwira umuntu utarakoze subscribe ayikore kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro. Ugisharinze ko wagikunze cyangwa ugaduha comment yawe, nabyo ni inkunga ikomeye cyane, n'umusanzu ukomeye cyane. Yari Muzehe Kongomani Gasegege Ntawangwa na bose. Imana ikomeze bane namwe. Ciao ciao, naho mu bindi biganiro. Umurongo wahuha twari umuriro mu ijoro ry'ubukonje, dufashe ku biringiro byose byari imbere. Ariko buhoro buhoro amabara yatangiye gucika, kandi ibitwenge byacu byose byarashize. Imbere ya korali nagerageje gufata umutima wawe mu biganza byanjye, ariko urukundo rurasenyuka iyo rudafite aho ruhagarara. Imbere